tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Bakristo bavandimwe, inshuti z'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho, ndaje ngo twiganirire ku butumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye hano Kibeho. Kuva muri 81 kugera muri 89 yabwiye isi yose ubutumwa buyigenewe, abunyujije kuri bariya bana batatu, Alfonsina guhera ku itariki ya 28 z'ukwa 11 muri 81, Nataliya Mukamazimpaka guhera ku itariki ya 12 z'ukwa mbere muri 82, na Mariya Clara guhera ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu muri 82. Yatubwiye rero, yabatubwirishije ibintu byinshi kandi byiza, nta wabiterura byose ngo abivugire icyarimwe, ariko tugende tuvungaguraho gato gato, maze bidufashe gukura, tujye mbere mu rukundo, tujye mbere mu kwemera mu mubano wacu n'Imana n'abavandimwe. Ndahitamo akajambo kamwe rero, nako ijambo rikomeye yatubwiye, agira ati umwete mugira wo kugaburira inda ntibikatwibagize ko na roho ikeneye kugaburirwa. Umwete tugira tugaburira inda zacu, tujye tuwugira dufungurira roho zacu. N'amagambo akomeye yatubwirishije Nataliya Mukamazimpaka mu ibonekerwa ryo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 muri 82. Umwete mugira mugaburira inda zanyu, mujye mubugira mufungurira roho zanyu. Uyu mubyeyi azi ko bitatworohera gufungurira roho nk'uko bitworohera kugira umwete, rero nako bitubangukira kugira umwete wo gufurufumba dushaka ibyo tugaburira inda zacu. Aya magambo yatubwirishije uyu mwana yabonekeraga ku itariki ya 7 z'ukwa 10 muri 82 arakomeye cyane, tuyazirikane, kumve ko roho yacu, roho yawe igomba kugushishikaza, buri wese akagira ibakwe n'ishyaka ryo kugaburira umutima, ibakwe n'ishyaka ryo gukuza roho ye, ngo koko umubano dufitanye n'Imana udasubira inyuma. Imana niyo yishakiye kubana natwe, maze idusanga iwacu kugira ngo tubone uko twebwe tuva mu byo twahwatamiyemo kuri iyi si, maze turangamire iby'ijuru dufashijwe nayo. Umubyeyi Bikira Mariya rero nawe yadusanze iwacu koko, maze aratuburira. Ibyo atubwira ni ukuri twiyiziho, twibonaho iyo twirebye tutibera. Duhora dushyashyana ngo dushimishe inda. Irahaga se wakagira Imana we. Utazi inda rero ngo arara yijuse. Koko rero inda ntinashima, ngo utazi umwanzi ashima inda. Erega iraduhaka amaboko yose akaba ariyo akorera, ugasanga ndetse idushoye no mu bwanganyi n'abandi. Inda n'ingome iteranya n'inshuti, amoko n'amahanga bigahangana. Hagambiriwe iki? Hagambiriwe kuzungura, hagambiriwe gutunga,
no kugira ububasha. Intambara z'ububasha, intambara z'itunga nizo zihitana benshi muri rubanda rw'Imana. Ibyo turabizi, Abanyarwanda nta nubwo twagombye kugira undi tubibaza, amateka yacu arabitubwira. Inda rero tuvuga, inda umubyeyi Bikira Mariya yavuze, ibakwe tugira kugira ngo tugaburire inda zacu. Iyo nda tuvuga ni nk'ibendera ry'abahisemo kugengwa n'umubiri. Icyo gihe rero uwemeye kugengwa n'umubiri ntaba cyita ku ndangagaciro z'ubumuntu. Birumvikana ko indangagaciro z'ubukristu zo ziba zarayoyotse. Bene uwo ntatinya no gucura inkumbi, dore ko ngo amacumu y'inda adashira igorora. Abasokuruza bacu baduciriye amarenga ngo duhore twitwararika, maze inda yoye kuduhemuza. Inda ntabwo turambirwa kuyikorera. Uca imisoto yayo ngo ntafashe umuhoro hasi. Ariko tuzi ko ubuzima duharanira ijoro n'umunsi ntabwo bugarukira kuri iyi si. N'umubiri wacu, uyu mubiri wambaye ubushanguke, nyamara wahawe ingabire iyo gutahwamo na jambo w'Imana wigize umuntu. Icyo gitangaza, ubwo bukwe bushamaje bwahuje kamere muntu na kamere Mana, bwatahiye mu nda y'umwari Mariya. Ni Imana rero n'ubwami bwayo bwatashye ku isi yacu, ariko navuga ko twabugejejemo ikirenge kimwe, ikindi kirimo gikurikira, bitewe n'ishyaka tugira n'umwete tugira kugira ngo dufungurire roho zacu, nibwo icyo kirenge cya kabiri nabwo kizagera aho ngaho muri ubwo bwami bwururutse, ubwo ijuru ryururutse maze rigakora ku isi, kugira ngo twiyumve ko tutari ab'isi gusa, turi n'ab'ijuru, kandi ni naho iwacu hahoraho. Ahandi turi abahisi, turi abagenzi. Kuva ubwo rero, aho ubwo bukwe buhuza kamere Mana na kamere muntu butazarekurana ukundi, butahiye mu nda ya Bikira Mariya, twamenye ko tutagomba kugengwa n'inda, twamenye ko tutagomba gutegekwa nayo. Ni nayo mpamvu Yezu Kristu, jambo w'Imana wigize umuntu, atugira inama, aratubwira. Ijambo atubwira rimurikira intambwe zacu. Ijambo atubwira ridutera imbaraga zo gukomeza urugendo. Tumutege amatwi, tuzi ko icyatumye amanuka mu ijuru ari twebwe abantu, no kugira ngo dukire ikibi, maze twihozemo ibyiza by'ijuru Yezu Kristu yaje atuzaniye, kandi yifuza ko iryo juru turitahamo, noneho ubutazarivamo ukundi. Yenze umubiri mu nda ya Bikira Mariya, aba umuntu, kugira ngo tumwigireho kuba abantu uko Imana yabyifuje iturema. Dore ko akenshi twihutirwa no kuba inyamaswa, maze twamara kwigomeka ku Mana kuri bagenzi bacu tugahinduka ibikoko. Bikira Mariya rero aratwibutsa ibyo twibagiwe, aratugarura kuri jambo tugomba gutega amatwi, tudahuga, kandi tugashyingura mu mutima uko yabiduhayemo urugero. Kugaburira inda ukibagirwa roho nirwo rupfu, niko gupfa. Mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Mariko, umutwe wa 8 umurongo wa 36, aragira ati, rero nako tubihere mu ntangiriro, ibintu ngombwa ku bashaka gukurikira Yesu. Guhera ku mutwe wa 34, nuko ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be, arababwira
ati niba hari ushaka kunkurikira yiyibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera jyewe n'inkuru nziza azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Koko rero umuntu uzanyihakana agahinyura n'amagambo yanjye imbere y'abariya bantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, umwana w'umuntu nawe azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya se, ashagawe n'abamarayika mbatagatifu. Koko rero byakumarira iki muvandimwe, utunze isi yose ikaba iyawe ariko ukabura ubugingo? Iyo ni inama Yezu Kristo atugira, agira ati nimunkurikire, ariko uburyo tumukurikiraho ni ukubanza tukiyanga ubwacu, maze tugaheka umusaraba wacu, tukakira imibabaro yose yo kwihamahamamo imbaraga zo kuva mu bibi tugana ibyiza, dukora ibyiza igihe cyose, dore ko natwe tumeze nka ya mabuye baterera ejuru maze akamanuka no hasi ngo po. Natwe twifitemo rukuruzi y'isi. Iyo rukuruzi y'isi rero iyo yishinze uhora hasi, uhora mu bitagira shinge, mu bitagufasha gukura, ahubwo bigukinagaza ukagwingira, wibwira ngo uratunganiwe kandi ubugingo warabubuze. Mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Matayo, turumva neza ko roho y'umuntu ifite uko irinzwe. Irarinzwe, ntabwo ari twe twizizira, si twe twirwariza. Matayo umutwe wa 10 kugera ku wa 20, umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 28, ariko nabyo tubishyire mu duterure interuro yose. Ntimuzatinye, ntimukabatinye rero, kuko nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n'igihishiriwe kitazamenyekana. Icyo mbabwiriye mu mwijima muzakivugira ahabona, icyo mbongoreye ahiherereye muzagitangariza ahiherereye. Ati ntimugatinye abica umubiri ariko badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kuroha ubuzima n'umubiri icyarimwe mu nyenga y'umuriro. Roho yacu irarinzwe, ariko tugomba gufasha Imana kutayahurira biyanduza, kutayahura biyica. Irarinzwe rero, gusa ni twebwe dushobora kuyangiza kubera ayinda. No mu bitotezo Yezu aradushishikariza gutinya icyashobora kutwangiriza roho. Icyo nicyo twagombye gutinya cyonyine. Ngibyo ibyo umubyeyi Bikira Mariya rega atwibutsa. Ubu buzima bwacu n'ubw'igihe runaka. Kumuririmbyi wa Zaburi ati 80 ni imyaka y'uburambe bukomeye. Koko rero Pawulo Mutagatifu aratwibutsa ko twabaho, twapfa, turabe Imana. Ariko reka tumwumve, nawe adushishikarize uru rugendo twatangiye kuva tuvutse kugeza igihe tuzarusoreza iwacu mu ijuru. Baruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 8. Aragira ati koko rero nta numwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta numwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani.
koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Wowe rero niki gituma ucira umuvandimwe wawe urubanza, cyangwa niki gituma usuzugura umuvandimwe wawe, ko twese tuzashyikirizwa urukiko rw'Imana? Icy'ingenzi twashakaga kumva ni uko ubuzima bwacu bufite igiro. Urupfu n'ubuzima n'ubugingo bwabyo byose bitari mu Imana nta cyanga. Umubyeyi Bikira Mariya rero aradushishikariza imyitozo y'ubusabaniramana, ngo tugume mu mubano n'Imana, twoye guhuga, twibuka igihe cyose ko aho duhurira n'Imana ni mu buzima bwose, ariko by'umwihariko roho yahawe gusa nayo. Tubanze dufate akaruhuko gatoya, maze tugaruke twumva uko umubyeyi Bikira Mariya dushishikariza imyitozo y'ubusabaniramana. Nk'umubyeyi rero ushaka kwirerera abana be neza, Bikira Mariya aradusaba gushirika ubute ngo duharanire umusabano n'Imana yo yadusanze muri kamere yacu. Yatubwiye ko agenzwa no kuyobora abantu, abereka inzira iboneye ibageza kuri Yesu. Bikira Mariya rero koko nawe ubwe arakomeza agira ati ko nakinguye ntimwinjire. We ubwe arashaka ko tugera kuri jambo w'Imana wigize umuntu. Erega niryo zina, ndi nyina wa jambo. Ni ukutubwira ko ikimushishikaje ari ukutugeza kuri jambo w'Imana. Iyo agize ati icy'ingenzi rero ni ukugira ngo mbayobore mu nzira ibageza kuri Yezu Kristo. Ni amagambo yatubwirishije Nataliya ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu muri 1982. Inzira itugeza kuri Yesu ni wo muhamagaro wa Bikira Mariya, kutwereka Yesu, kutwereka inzira no kuduha Yesu.
ni umuhamagaro wihariye koko wa Bikira Mariya, aduhamo urugero. Kubyara umukiza w'isi ubwabyo ni ubutumwa bukomeye atubereyemo urugero, kuko nk'uko yabitubwiriye hano i Kibeho, twese dusabwe gufasha abandi kugera kuri Yezu Kristo. Erega bityo tukaba twanagira uruhare ku bubyeyi bwe bwo kubyarira abandi Yezu noneho buroho mu kwemera kwacu. Ubutumwa dufite, ubutumwa twahawe no bwo gufasha abandi kugera kuri Yezu, kwemera Imana niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Arakomeza koko agira ati, igenzanwa no kuyobora abantu, mbereka inzira iboneye ibageza kuri Yezu. Iyo nzira itugeza kuri Yezu igizwe n'imigenzo myinshi umuntu atarondora ahangaha, ariko buri wese asabwa by'umwihariko kwikuzamo. Iy'ingenzi uyu mubyeyi Bikira Mariya dushishikariza by'umwihariko ni ugusenga. Gusenga nta buryarya, ugasohoka uko uri imbere y'Imana, yo ikuzi mu mutima no mu mubiri, maze ugasabana nayo, bityo ugahabwa imbaraga zo gukurura abandi ubaganisha ku Mana. Ibyiza n'ibyishimo ukura muri uwo musabano n'Imana nibyo bikurura abandi, ntabwo ari agahato tubahinduza nk'uko tujya tubiririmba. Ikindi ni ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'urukundo byo kwigomwa, kugira ngo icyo wakwifashishije ukacyigomwa kugira ngo undi nawe yigiremo ibyishimo, yigiremo ishyaka, yigiremo amahoro, yumve ko kubaho bimushishikaje atari igiseswa mu bandi. Gufasha abandi burya ntabwo ari ukuremarema abandi bakungu biyongera ku basanzwe, ahubwo ni ukubakungahaza mu byishimo byo kubana n'Imana no kumva ko atari ibiseswa. Undi mugenzo ukomeye umubyeyi Bikira Mariya dushishikariza ni ukwibabaza. Nk'uko nabivuzeho mu kanya gashize, kamere yacu nayo yifitemo uburemere nk'ibindi bintu byose biremereye bigira rukuruzi y'isi, maze ntibikomeze ngo biguruke binanare ikirere. Ubu ntitwasimbuka ngo tuvuge ngo twagiye twibereye mu ijuru, twameza amababa. Oya, rukuruzi y'isi iraduhurutura no hasi ngo po. Iyo rero tutitonze ngo tubwire kamere yacu tuti nyorohera kamere we, uhora hasi mu mubano n'Imana, hasi mu mubano n'abavandimwe, ugahora uri wa wundi bita bamperinda gusa, nta kindi kintu bashobora kugukesha. Ugahora uri hasi mu mubano rero nako mu mikoreshereze y'ibidukikije, bimwe bigahinduka ibigirwamana uramya, cyangwa se ukanabyangiza kubera kutazi agaciro kabyo Imana yabiduhereye. Iyo migenzo itatu y'ingenzi, gusenga, ubutitsa kandi nta buryarya, kwigomwa ndetse no kwibabaza, niyo y'ingenzi by'umwihariko umubyeyi Bikira Mariya adushishikariza, kugira ngo idufashe gukomera mu kwemera, maze mu gukurikira Yezu nk'uko twari tumaze kubyumva mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Mariko, kwiyanga ubwawe ugaheka umusaraba ugakurikira Yezu bidashyigikiwe n'iyo migenzo, ntabwo wabigeraho, ntibishoboka. Inzira rero atwereka, adusaba kwigenda nk'abantu biyemeje koko kuva hasi, tugakura mu kwemera, tukigiramo urukundo
rwishushanya n'urw'Imana idukunda, kandi urukundo rw'Imana irarutwumvisha maze natwe tukarukunda abandi, dore ko mwene muntu imikundire ye ari ibyo abagukundamo. Urukundo rwirekuye nk'urwa Yezu Kristo yatugaragarije ku musaraba igihe arambuye amaboko ahobera bose ababi n'abeza, atanga ubugingo bwe cyane cyane kubera abanyabyaha ngo abamugomeye bahinduke. Urwo rukundo bene muntu ntabwo dukunze kurwigiramo. Ni nayo mpamvu iyo dukomeje kumva urukundo rw'Imana kandi rwigaragaza ku buryo bwinshi, Roho Mutagatifu ahora twibutsa mu mitima yacu, ndetse nk'uko Papa Francisco anabitubwira, ukumva ko Imana isa n'ikwiciye ijisho kwiri kumwe nawe. Aho niho ukura imbaraga nawe zo kureba abandi ubarebesha amaso Imana ibarebesha, ukabakunda n'urukundo Imana ibakundisha. Koko rero nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga, twagombye kungura umubiri wa Kristo kugeza igihe twese twunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya Imana, kumenya umwana w'Imana, maze tukaba abantu koko bashyitse. Umuntu ushyitse ugeze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo Yezu, nk'uko Pawulo Mutagatifu abibwira Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 13, aravuga Kiliziya umubiri twese tubereye ingingo nzima. Ntabwo rero buri wese yizizira ukwe umwuka undi ukwe, ahubwo turi izo ngingo z'umubiri umwe wa Kristo. Maze niba koko muvandimwe udahagaze neza mu muhamagaro wawe, uraca abandi intege. Uwo nawe ni umuco mwiza n'umugenzo mwiza wo kumenya kuri kumwe n'abandi, kandi twese turemye umuryango umwe Kristo abereye umutwe. Uwo muryango ari wo Kiliziya. Hagarara rero neza mu muhamagaro wawe, we guca abandi intege. Uwegukiye rero kugengwa n'umubiri, uwo nguwo uhihibikanwa n'iby'inda ye gusa, uwo agusha benshi, kuko aba ameze nk'igihu. Igihu kibuza abandi kurangamira ijuru, ndetse akagusha abandi mu byaha. Aba kandi tuzi icyo Yesu abavugaho. Nyamara aha hantu harakomeye. Reka twumve uko Yesu abitubwira mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka umutwe wa 17. Aragira ati, kubuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka, ariko hagowe umuntu biturukaho. Ubu ni Yesu utubwira ati, ikiruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja, ataragira uwagusha muri aba batoya. Ati, murabyitondere, murabyitondere. Mwibaze rero kuvuga ngo ugushije umuvandimwe, ubujije umuvandimwe kwegera Yesu, ubu ikiruta nuko yazirikwa urusyo ku gakanu maze bakajugunya mu nyanja, nkaho yagize ati n'intumbi ye ntizigere igera ahagaragara. Koko rero bavandimwe, bene aka kaga Bikira Mariya arashaka kukaturinda. Aradusaba kwihanganira ibiri ku isi. Iyi ngiyi ndavuga iyi si yatubwiye ko ngo yameze amenyo. Isi imeze nabi, isi yenda kugwa mu rwobo. Reka twumve umwe mu babonekewe ukuntu ku itariki ya 6 z'ukwa 7 muri 1982 amwiyereka maze akanamwereka ibintu biteye ubwoba. Mu magambo makeya
uwo mwana aragira ati, muri iki gihe senga usabira isi kuko igiye korama, jya wakira ugushaka kwanjye. Buri muntu azahemberwa icyo yakoze, niwakira ugushaka kwanjye uzabihemberwa. Kandi buri muntu afite ibyo namuteganyirije. Ati, sabira isi, sabira isi kuko igiye korama. Ngo nuko amwereka imisozi irwana, igahura n'ibiti nabyo bikarwana. Ngo akabona amabuye arasekuranye, abona n'intambara iteye ubwoba, akabona ibice by'abantu ari ibihimba n'imitwe birahuye bikarwana. Umwana agira agahinda kenshi, birumvikana ko yanabibonye ari muto cyane, byamuteye umubabaro ukomeye. Arakomeza atubwira ibyo muri makeya ibyo uwo munsi yabwiwe. Ati, sabira isi kuko igiye korama, senga ubudatuza, niwo murimo ngushinze muri uko kubabara kwawe. Jya usenga, dore hari abagiye kugwa muri ruriya rwobo. Iyo munsuzugura mugakora nabi birambabaza. Igihe ukiri kuri iyi si ugomba gukiza abantu benshi baguye mu rwobo. Ku itariki ya 10 z'ukwa karindwi muri 1982, ibonekerwa ryakurikiye iryo ngiryo, ubwo uwo ni Mariya wabonekerwaga, nawe akaba atubwira muri makeya ibyo yeretswe n'ibyo yabwiwe, nitwe twabwirwaga twese. Ati, isi yameze amenyo, nuko amwereka n'inzu yanditseho ububabare bwa Bikira Mariya. Kugwa mu rwobo amusobanurira icyo ari cyo, ngo ni uguhora mu byago bidashira. Arongera ati, nk'uko umwana wanjye yitangiye isi kugira ngo ikizwe, ariko hakaba hariho abakomeza gucumura, nawe ugomba kudufasha gukiza isi. Bavandimwe, imihihibikano yacu yose tugira ngo tugaburire imitima yacu cyangwa se dukize roho zacu, nk'uko nabivuze mu kanya, ntabwo umuntu aba yizizira ubwe, ahubwo abatekereza ndetse n'umubiri wose wa Kristu. Kristu uwo mushumba mwiza unatubwira ati, hari n'izindi ntama zitari muri iki gikumba, nazo ngomba kuzishaka kugira ngo habeho igikumba kimwe n'umushumba umwe. Arazishaka ate? Uwishushanyije nawe, uwemeye kumukurikira no kumukurikiza, uwo nguwo nawe aramufasha gushaka intama ze zitari muri icyo gikumba, kugira ngo abe ari we mushumba wenyine n'igikumba kimwe twese tugize. Nk'umubiri umwe koko twese tubereye ingingo nzima, buri wese ahagaze neza mu muhamagaro we. Aradusaba rero kwihanganira ibiri kuri iyi si. Iyi si yameze amenyo, iyi si imeze nabi, iyi si yigomeka ku Mana, iyi si ifite rukuruzi nk'uko nari maze kubivuga, maze ikaduheza mu mihihibikano yo guhaza imibiri twibagiwe roho zacu. Jejuru rero, va hasi. Turi mu nzira ijya mu ijuru, twoye gucika intege ngo ducikize urugendo kubera imibiri yacu. Nibyo rero yatubwirishije uriya mwana kuri 15 z'ukwa gatanu muri 1982, ati, ukorera ijuru ntacika intege, ariko ukorera isi arazicika. Ukorera isi ageraho agacika intege, akabona biramusiga, akabiburamo icyanga, ariko ukorera ijuru, uwo nguwo abazi
ibyiza ashaka ntabwo ari uhomera atazi yajya, ahubwo ni uwarisogongeye igihe yakiriye Yezu Kristu, jambo w'Imana wigize umuntu akabana natwe, uwasogongeye iryo juru. Igihe atubwira ati dore iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye, nimwakire murye, nimwakire munywe. Icyo ashaka ni iki? Ni uko tumwiyumvamo, akatwiyumvamo, wa musabano dufitanye ukatwumvisha ibyiza by'ijuru yaje atuzaniye, ari nabyo tugomba guhihibikanira. Bene uwo rero uzi ibyiza ashaka, uzi uburyohe bw'ibyo akurikiye, uwo nguwo ntacika intege. Gukorera ijuru ntabwo ari ukurigura, tubyumvikaneho neza. Ntabwo ari ukurigura ngo uvuge ngo dore ibikorwa byiza by'impangare byinshi maze kugeraho, nuko ukagenda ukajya imbere y'Imana mugaciririkanya uti dore ibyawe ngaho nkingurira ijuru. Ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ari uko bimeze. Imana ntabwo ari uko ikora. Ijuru ni ubumwe bukomeye n'ubutatu butagatifu, mu rukundo, mu mubano urimbanije hamwe na Bikira Mariya n'abamarayika bose n'abatagatifu bose. Iryo ni ijuru. Ni ubwo bumwe dukesha umubano na Kristu Yezu, impano y'Imana. Iyo ngabire nyangabire ni Yezu Kristu. Ijuru rero ni impano y'Imana, ariko iyo mpano y'Imana igomba kugendana n'umuhate wacu wa muntu. Ni ingabire, maze umuhate wacu ugaterwa imbaraga n'urukundo n'impuhwe z'Imana twiyumvamo. Tugaragaze rero uwo muhate wacu wo gufatanya n'Imana, gufatanya n'Imana kugira ngo dukure mu kwemera, gufatanya n'Imana mu butumwa tugomba gusohoreza Imana yacu. Yezu Kristu yatugaragarije mu bwiza bwe, mu rukundo rwe, mu mpuhwe ze, mu bwitange bwe. Nibyo rero Bikira Mariya dusaba gushishikarira ijuru, tukarigirira urukumbuzi. Ntabwo tuzaritahamo rero tudasa neza. Iri juru ntabwo twarigeramo, ntabwo twaritaha tudafite umwenda w'ubukwe. Niyo mpamvu atubwira ati uko murinda umwenda wanyu wera. Ubwo hari ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu muri 1982. Uko murinda umwenda wanyu wera, mube ariko murinda imitima yanyu icyaha. Kubungabunga rero roho zacu ni inshingano ikomeye, ariko inagoye kurusha kwita ku mubiri. Aratubwira kandi ati iby'iyi si ntibikabategeke, ahubwo aba ari mwebwe mu bitegeka. Tugarutse kuri ya nsanganyamatsiko, ahangaha harimo aradusobanurira inda ntikabategeke, ahubwo muyitegeke. Ikeneye ibiyijyamo kugira ngo dukore, ariko hari n'igihe biba ngombwa kushobora no kuyibyima kugira ngo uyumvishe ko atari yo mutware. Hakenewe rero imyitozo idufasha kugororokera Imana, imyitozo idufasha kugororokera Imana, kuko ari inzira yo kwitagatifuza. Ni imyitozo rero ihoraho kandi izira ubunebwe cyangwa se ubute. Guhora rero turi maso nibyo Bikira Mariya asaba abana be. Nuko bitwibutsa, Yezu aratubwira ati muhore muri maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Umubyeyi Bikira Mariya we rero aradusaba kubishyira mu bikorwa, ntibibe gusa amagambo twumvise ngo agende. Turabishyira mu bikorwa. Aranadusaba
gukora imyitozo yo kurinda icyatwanduriza roho. Ntawe urwanira urugamba adafite ukwemera n'urukundo rumutera umwete, adafite ibyo byishimo byo kuba yarasogogeye ibyiza by'ijuru akiri hano ku isi. Ariko ubundi kuki tubyita umusogongero? Kandi Yezu jambo w'Imana amanuka mu ijuru ntacyo yasize, yaje wese akatwiha wese. Ikibazo si uko ahubwo ari amashyi make yimisha umwana impengeri, naho tutagera maze bikatubana urugendo tudaheza uwo munsi. Turabigarukaho buri munsi. N'iyi myitozo rero nayo ntabwo yagombye kuba imyitozo y'agahe gatoya, ni uguhozaho. Erega ni nabyo Alfonsina yabwiwe. Rero nako umubyeyi Bikira Mariya yatubwirishije Alfonsina mu mureke, igihe yamwerekaga ahantu hatatu hanyuranye, agira ati, umenye ko ukubaho gukomeye ari ukuzaza umuntu avuye kuri iyi si. Nibyo koko, ukubaho gukomeye, ubuzima nyabwo, bwa bugingo twumvaga mu ivanjiri buhoraho, ubwo ngubwo ni ubuzaza. Ubu turimo turabusigasira kugira ngo amagingo nagera tuzabwambukane noneho bwuzuye, tuvuye kuri iyi si. Ubwo bugingo butubemo igisagirane busa n'ubw'Imana, aho tuzaba tureba uruhanga rw'Imana amaso ku yandi. Uwo munsi, abo bavandimwe, uwo munsi murawukumbura, igihe umwami azagira ati, nimuze abahawe umugisha ba data, nimuze. Umubyeyi Bikira Mariya arifuza ko uwo munsi tutazawutakubwa. Yunzemo rero abwira Alfonsina kandi amutubwirisha ati, koko rero kubaho neza utita ku byerekeye iyakuremye muri iyi si turiho ni uguta igihe. Ni nk'aho yatubwiye ati, ibindi byose murimo ni ubufasha kugira ngo mubeho murangamiye iby'ijuru bibaho iteka. Iby'iyi si bihita tubikoreshe, iyi nda yacu yo kudutegeka tuyigaburire, ariko tuzi yuko izo mbaraga ari ubufasha budufasha n'ubundi kugira ngo tugere ku bihoraho iteka. Ibishira ni ubufasha bw'akanya gatoya. Nyongere nsubiremo uko uyu mubyeyi Bikira Mariya yatubwirishije Alfonsina mu mureke. Ukubaho gukomeye ni ukuzaza umuntu avuye kuri iyi si. Biragoye rero guhora tubizirikana, dore ko iyo twashaye mu byishimo by'iyi si twibagirwa ko hari ibindi byinshi kandi byiza birusa ibyo bidutegereje. Kuko iby'iyi si byagombye kuba imbarutso idushushanyiriza, duhereye ku byo turuzi, dushushanyiriza ibyishimo tutarageraho, bya bindi bisendereye turi kumwe n'Imana mu bwami bwayo. Ati, koko rero kubaho neza utita ku byerekeye iyakuremye muri iyi si turiho ni uguta igihe, ni uguta igihe. Ubwo hari muri rwa rugendo mayobera rwo ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu muri 1982. Ni nabyo rero yabwiye Nataliya ku munsi wa mbere amubonekeraho, amubwira rero nako ntabwo ari wabimubwiye, ahubwo yaramubwiye ati, genda ubisome mu gitabo. Niho yashakaga n'ubundi kumuganisha. Icyo gitabo ni ugukurikiza Yezu Kristo,
ni kuri wa munsi wa mbere rero ubonekerwa rye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere muri 1982. Ibyo rero umwana yasomye kandi yasomeye n'abandi ni ibingibi byamufashe ku mutima, kandi natwe bigomba kumurikira intambwe zacu. Iby'isi bishira vuba, ariko iby'ijuru ntibishira. Kwibanda rero ku bidashira ni ukwibanda kuri Yezu Kristu waje adusaba ngo tumukurikire kandi tumukurikize. Guhuga rero ugatwarwa n'iby'isi, wibagiwe ko yaje kudufata ukuboko kugira ngo atugeze ku by'ijuru bihoraho iteka, kandi tumaze no kumva ko iby'iyi si tubikeneka nk'ibikoresho. Nsoza bakristu bavandimwe, ndagira ngo nibutse ko iyi nsanganyamatsiko tugomba kwiha agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwete tugira tugaburira inda zacu, uwo mwete ndetse tunawongere tugaburira roho zacu, turinda roho zacu ubwandu bwose bw'icyaha. Ndagira ngo rero mbashishikaze, nanjye nishishikaza, ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yaduhereye ahangaha tubwakirane ubwuzu, tubushyira mu bikorwa, kandi dufatanya no kubuzirikana ngo dufashe abavandimwe bacu kubwumva. Twese tube intumwa ze, twese tumubere abo atuma kuri bagenzi bacu, kugira ngo tutazatakubwa ijuru Yezu Kristu yadukinguriye, we nyaguharirwe kuzo n'ubugenga uko ibihe bihora bisimburana iteka. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Padiri Francisco Harerimana, umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho. Imana ishobora byose nibaho umugisha, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.